bwayo. Uyu mwanya wa none aha bene data turi kumwe hano kuri Pure Gold Channel, n'uyu ni umwanya mwiza cyane, ni umwanya nezerewe mwese ndambuye ibiganza mbasuhuza mu izina rya Yesu kandi mbakira hano kuri Pure Gold Channel kuri uyu munsi wo kuwa mbere, uyu munsi wo kuwa mbere itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 2021, ni umunsi tugiye gutangira ikiganiro gishya ugiye gukunda cyane. Ikiganiro gishya kuri hano kuri Pure Gold Channel cyitwa isaha ya 9. Isaha ya 9 ni ikiganiro tugiye kujya duhuriraho uko Imana izajya inshoboza, tukaganira ku ijambo ryo gusenga. Ijambo ryo gusenga. Gusenga ni ikintu Imana yanshyize ku mutima nkimara kwakira agakiza. Gusenga ni intwaro nkunda cyane. Niyo mpamvu Imana yabishyize ku mutima kugira ngo twigire hamwe gusenga. Nagira ngo rero mbamenyeshe bene data, wenda ba mbere bashya hano kuri iyi channel yacu, channel yawe nkuko nabivuze ni iyawe, iyi Pure Gold Channel ni iyawe, ni iyanjye, ni iyacu twese, kugira ngo twese tujye tuyikoresha twubaka ubwami bw'Imana, dufatanya gukora umurimo w'Imana. Nagira ngo rero aba mbere cyangwa se abashyashya, nagira ngo mbabwire ko nitwa Jose, amazina yanjye nitwa Irumva Jose. Ubwo rero nkagira ngo rwose mwisange dufatanye n'abandi bose basanzwe bayimenyereye. Ndabamenyesha ko nagarutse harashize igihe kinini. Ubu ni ubwa kabiri nongeye kugaruka hano kuri Pure Gold Channel, mbazaniye noneho ikiganiro gishya muzishimira cyane. Tuzajya dufatanya kwigira hamwe ijambo ry'Imana, cyane cyane kwiga gusenga, kuko igihe Yesu yari hano mu isi nawe yigishije abigishwa be gusenga. Natwe turashaka kwigira kuri Yesu. Yaduha umwuka wera utwigisha ubana natwe. Yesu nawe ari kumwe natwe nk'uko yabivuze kuzageza ku mpera y'isi. Haleluya. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza cyane, ngira ngo dufate umwanya n'ubundi wo gusenga mbere y'uko dutangira kureba icyo Imana yaduteguriye. Mana, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza, umunsi mwiza utangiyeho ikiganiro gishya cy'isaha ya 9. Ndasabye ngo buri wese turi kumwe umuhe umugisha, umugirire neza, twese twicishe bugufi imbere yawe, twigishwe nawe. Turagushimye ko waduha umwuka wera utwigisha ibintu byose. Umwuka wera ni umufasha wacu wa buri munsi. Niyo mpamvu nsabye mutumira ngo abe ari uza ayobora iki kiganiro cy'isaha ya 9, kandi tuzi neza ko twese tugiye kuhungukira. Urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Nshuti zanjye, bakunzi bacu, bakunzi ba Pure Gold Channel, ni ukuri bahaye ikaze mwese. Imana ibampere umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi tugiye gukomeza n'ubundi tureba gusenga icyo ari cyo. Gusenga, Yesu Kristo yabigeranyije nk'urufunguzo. Yabwiye Peter ati nguhaye, Petero ati nguhaye imfunguzo zo gufungura ijuru. Gusenga ni urufunguzo, ese master key. Ni urufunguzo runini, ni urufunguzo rw'ingenzi, ni urufunguzo rukuru rufungura mu ijuru, imigisha ikamanuka. Tekereza gukoresha urufunguzo Yesu Kristo yaduhaye, ariko gusenga imigisha ikamanuka, abarwayi bagakira, inzugi zananiwe gukinguka twasenga twizeye zigafunguka, ibyacu Satani yibye twakwizera bikagaruka, umwanzi ibyo yadutwaye byose bikagaruka, kuko dukoresheje urufunguzo, a master key, rugafungura ibyo twabuze. Wowe ujya ujya gusaba akazi ukakabura, inzugi zose ugakomanga zigafunga. Iyo ukoresheje urufunguzo, a master key, gusenga, zirafunguka, Imana ikaguha umugisha. Mu ijuru bagatabara, bakamanuka, bagafungura za nzugi, ukabona akazi keza wishimiye. Imana ikaguha umugisha, ukabona favor. Ministeri yawe ya yindi idafite tarimo kunguka, ugakoresha master key, ministeri igakora. Imana ikaguha umugisha mu byo ukora byose. Tukajya kuvuga ubutumwa bwiza, hakaboneka ububyutse, hakaboneka benshi bihana, kuko twakoresheje a master key. Gusenga is a master key. Umuntu wese rero afite wenda navuga icyo nshaka kuvuga, a master key
mu nzu yawe umuntu wese afite nk'amadokima wenda cyangwa se ibyangombwa cyangwa ikindi kintu cy'agaciro, ujye ubibika kure. ubu ni urugero nshaka kubaha kugira ngo tuganire kuri Master Kim. Dokima zawe wenda tuvuge pasiporo, amadiplome n'ibindi byangombwa bikomeye by'agaciro cyangwa se n'amafaranga. hariho abantu bajya ngo babika amafaranga mu rugo kuko badashaka kuyajyana kuri konti, kuri banki, bakayashyira ahantu kure mu isanduku cyangwa se icyo bita sefa, ukayashyiramo. icyo gihe nta muntu umenya amabanga yawe. hariho abashyiramo za kode, hariho ababa bafite urufunguzo. iyo Master Kim urayibika, aba ari ikintu cy'ingenzi gikomeye. natwe rero urufunguzo twahawe rwo gusenga ni ikintu cy'agaciro tudakwiye gupfusha ubusa. tugomba kukirinda mvuga ni uko ugomba gukiranuka mu mutima wawe, ugomba kumenya uwo uri we, ugakomeza ugakiranuka, kuko nanone iyo uteze, iyo udakiranutse, amasengesho yawe ntagera ku Mana. isengesho ry'umukiranutsi, mwumve neza bene data, niryo ryumvikana. na Eliya yarasenze arumvirwa kuko yari umukiranutsi, kuko yagerageza gukiranuka. natwe rero tugomba kurinda urufunguzo rwacu Master Kim, tugakiranuka. Imana idufashe cyane. hano hari amagambo nshaka kudufatanya ashaka kutubwira ukuntu twahawe ubutware. muri Luka ibice 10 ku murongo wa 19, Yesu Kristo yarababwiye, yabwiye abigishwa ati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka. mumbabarira simbona neza kubera nta marinete yanambaye. byo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Yesu Kristo yahaye ubutware abigishwa be ngo bakandagire inzoka na sikoropiya n'imbaraga z'umwanzi zose. arabwira ati kandi ntacyo muzaba, abo badayimoni ntacyo bazabatwara, Satani ntacyo azabatwara, kuko bararinzwe. natwe turarinzwe, abana b'Imana, abakiriye Yesu Kristo. tugomba kwakira ubwo butware. ubwo butware ni ubwawe nanjye, turarinzwe. iyo ufite Yesu Kristo muri wowe, uragenda wizera, ukoresha izina rya Yesu. ni Yesu uri muri wowe, wirukana abadayimoni, wirukana inzoka, wirukana Satani, ibyo byose ukandagira Satani, ukandagira iyo nzoka na sikoropiyo. ubu ni ubutware twahawe. ugomba kumenya uwo uri we kandi ukamenya ukurimo. nguri muri twe, nk'uko nabivuze ubushize, afite imbaraga nyinshi cyane kurusha umwanzi. ntabwo tugomba gutinya, ntacyo uzaba. ariko nugenda ufite umubiri, ukagenda mu mubiri utagiye mu mbaraga z'Imana, utagiye witwaje izina rya Yesu, wabona akaga. niyo mpamvu tugomba kurinda kwizera kwacu, tugomba kurinda urufunguzo twahawe rwo gusenga. Imana itugirire neza cyane. ni ukuvuga ngo wowe nanjye turi abana b'Imana. niba twakiriye Yesu, dukoreshe urufunguzo bene data, ibintu bizagenda neza. hari byinshi cyane Yesu Kristo yagiye abwira abigishwa be. kubera gusenga arabigisha ati mumenye abo muri bo, mugende mufite ubutware narabuhawe, kandi namwe mubukoreshe. ngo icyo tuzahambira mu isi cyose twabuhawe kizaba gihambiriye, icyo tuzahambura kizaba gihambuwe, kuko twahawe ubutware na Yesu Kristo. ntaravuga ati mbahaye imbaraga, yaduhawe imbaraga. turi abana b'Imana, tugomba kuzikoresha. muri iki kiganiro tuzajya twifashisha ijambo ry'Imana, tuzajya twiga twifashishije Bibiliya. hano ijambo ry'Imana ndabereka, turayizi twese. iyi ntwaro irakomeye cyane. ijambo ry'Imana niho tuzajya twigira gusenga, kandi twarangiza tukabishyira mu bikorwa. hari n'abandi bene data bajya bandika ibitabo nk'ubuhamya bwabo, nabyo bizajya bidufasha. tuzatugirira n'ibihe byo kwigira mu gitabo. hari igitabo maze iminsi usoma hano gifite titire ivuga ngo Prayer Generous, cyanditswe n'umugabo witwa Theodore. iki gitabo kirimo ubutunzi bukomeye cyane, harimo ubuhamya bw'ibyo Yesu yagiye akora uyu munsi wa none.
harimo ukuntu abantu batubanjirije basenze, ububyutse bukaza. Tuzajya tubigiraho, tuzajya twigira no ku bitabo, kandi ibyo byose tuzajya tubishyira no mu bikorwa natwe. Hari agatabo hano nako maze iminsi isoma, ngasomye nk'inshuro ebyiri, ndagakunda cyane. Karimo amagambo meza kandi imirongo yo muri Bibiliya, kavuga kitwa ngo prayers that rout demons. Prayers, amasengesho yirukana, atsinda abadayimoni. Abadayimoni bo bateza uburwayi, abadayimoni bo bateza intambara, ni imyuka mibi. Iyo dusenga tuba twataka ubundi bwami, ubwami bw'umwijima, ubwami bwa Satani, abadayimoni, ingabo za Satani. Ariko hano muri aka gatabo wakanditse harimo imirongo myiza cyane yavuye muri Bibiliya tuzajya dukoresha zo kwirukana abadayimoni, zo kubatsinda, zo kubanesha, zo kwirukana tugacyaha bakavaho, tukabatwika n'umuriro wo mu ijuru n'imbaraga z'Imana. Hari n'igihe bizaba ngombwa ko twiriza ubusa, kuko Yesu yaravuze ati abo badayimoni mwirukana bakanga, ni ngombwa ko mwiriza ubusa, bakurwaho no gusenga no kwiriza ubusa. Natwe hano kuri Pure Gold Channel tuzajya dusenga, bibe ngombwa ko twiriza n'ubusa, dusengera uburwayi bukire, dusengera abatewe n'abadayimoni bakire. Yesu yaravuga ati mugende mutangire ubuntu, mwaherewe ubuntu, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye, musengera abarwayi bazakira. Ubu ni ubutware mbahaye, twarabuhawe mwene data. We wizera byakire, wishidikanya kandi witinya ngo ntacyo uzaba, kuko umugabo uri muri twe Yesu Kristo afite imbaraga, afite ubutware kuruta Satani n'abadayimoni be n'ingabo ze. Natake turi kwataka ubwami bwa Satani hano ku isi, turi kubwataka. Natake turiho ni intambara itoroshye, ariko ntwitinya, dufite Yesu Kristo uri muri twe. Uri muri jye n'uri muri wowe niwe ufite imbaraga kuruta uri mu bisi. Ngo umunyantege nke nka Jose nkanjye, iyo asenze, iyo mfukamye ngasenga, ndi umunyantege nke, Satani ahinda imishyitsi. Reka duhindishe Satani imishyitsi, ibyo ni ukuri. Reka wowe nanjye abanyantege nke duhindishe Satani imishyitsi, azaduhunga. Kandi turinde agakiza kacu, turinde agakiza kacu, tugende nk'uko Imana ishaka, nitwera tugakiranuka kubw'amaraso ya Yesu Kristo atweza. Yesu uri muri twebwe tuzabishobora, tuziyacyaha umwanzi, ibintu bizagenda neza. Muri ibihe bya none Satani ari kubuza abantu amahoro, ari gusenya ingo, ari kwica abantu, niwo murimo we. Ngo aza gusenya, aza kwica, aza gusahura, aza kwiba. Ako niko kazi ke, agateza intambara, agateza imvururu. Ariko dufite Yesu Kristo, kandi Yesu yaravuze ati jyewe naje kubaha ubugingo bwinshi. Umwanzi arasenya, Yesu Kristo akubaka. Haleluya! Reka tumunambeho kandi tubikore, dushyire mu bikorwa, dukoreshe master key, dusenge ijuru rimanuke, ibintu bitungane. Abana bacu bagiye mu rumogi baruvemo, aho abantu babuze amahoro aboneke mu ngo, ibintu bitungane. Dukoreshe master key. Igihe kizajya kigera duhurire hano kuri Pure Gold Channel, dusenge nyagusenga, dufate nk'icyumweru cy'amasengesho, iminsi 21, iminsi 40, uko umwuka azajya tuyobora, ariko tubone ko ibintu bitunganye kandi dushubijwe. Ndakubwiza ukuri ko isengesho rirakora, isengesho rirakora, amasengesho y'abizeye arakora. Muri iyi minsi igiye kuza tugiye kujya twigira hamwe uko twasenga, kandi tubishyire mu bikorwa, tujye duhura dutanga ubuhamya. Haleluya! Dutegereje ubuhamya bwiza, dutegereje icyo Imana igiye gukora hano kuri Pure Gold Channel, kuko twahawe umwuka udutakisha ngo Aba Data. Twahawe umwuka wera utumara ubwoba, ntabwo tuzongera gutinya. Njye nari umunyabwoba cyane, ngahinda umushyitsi, ngatinya n'abantu, ngatinya ko umuntu nanyumva ibyo mvuga, ariko singitinya, kuko nahawe umwuka wera untakisha ngo Aba Data. Ngo nzawuzuza umwuka wera, muzamvugira mushize amanga. Uwo mwuka narawuhawe, kuki natinya? Kuki we watinya? Reka dutinyuke, dusengere abantu bakire. Nibakira bazamenya Imana, ababibona bazamenya agakiza, bazemera Imana yacu dusenga. Haleluya! Imana ya Eliya, ya Elisa, iyo niyo dusenga.
reka duhaguruke natwe tube ba Elisa ba Eliya dusenga umunsi wa none abantu bakizwe, abantu bakira indwara. Niko Yesu yavuze ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, musengera abantu bakira indwara, mwirukana abadayimoni, abantu bazuke. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntukabitinye uvuge ati kuzuka, Jose avuze kuzuka, sijye wabyanditse, ni ijambo ry'Imana. Reka tubikore twizere bizakoreka. Nibikoreka bizatuma abantu benshi bakizwa, baze kugakiza. Aho niho tuzabona ububyutse, niho tuzabona revival hano mu isi. Intambara zirangire, kwangana birangire, ingo gusenyuka biveho, amadivorce arangire. Ndakubwiye ngo we nanjye reka tugire icyo dukora, reka tugire icyo dukora, turwanye umwanzi kuko twahawe imbaraga. Haleluya! Haguruka, ndakubwiye ngo haguruka kuko umwanzi nawe yarahagurutse. Ese kuki abapagani badatinya gukora ibibi, wowe nanjye tugatinya gukora ibyiza? Tugatinya gusenga ngo dusengere abantu bakire, abantu bahambuke. Twahawe autorite, twahawe urufunguzo. Uyu munsi wa none, uyu munsi ku wa mbere twatangiye ikiganiro hano kuri Pure Gold kivuga ngo isaha ya 9. Isaha ya 9 ifite ikivuga kuri jye. Iri zina Imana yari impaye, hari impamvu nziki isaha ya 9 imbwira. Tuzabiganiraho, nubikenera nzagusobanurira. Ariko ndakubwiye ngo iki kiganiro cy'isaha ya 9 kizatugirira umumaro hano kuri Pure Gold channel. Reka ne kubatinza bene data, tugarukira aha tuzakomeza ubutaha. Ndakubwira ngo ntugacikwe n'iki kiganiro. Tuzakomeza ubutaha kwiga nanone uko Yesu yasenze ndetse n'abigishwa be. N'uyu munsi wa none uko bandi basenga, tubigire dufatanyije muri ijambo ry'Imana dusengera abantu. Ndangije ngira ngo mubwire ngo Imana ikumpera umugisha wo kuri iki kiganiro, kandi nkushimira komenti zawe zizagira umumaro mu kubaka ubwami bw'Imana, mu kunshyigikira, mu kumfasha. Komenti zawe no gusharinga n'abandi bizagira umumaro kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Kuko isi yose, abantu hano mu isi barimo bagomba gukizwa, nicyo Yesu ashaka. Bose bagomba gukizwa. Tugomba gushyira hamwe tugafatanya gusenga kugira ngo abavuga ubutumwa bagende bafite imbaraga. Haleluya! Kuko gusenga is a master key. Nibyo bitera imbaraga, nibyo bituma umwuka wera amanuka, tukavuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa. Reka twe gutinya. Yesu Kristo yadutinyuye kandi yaduhaye imbaraga z'umwuka wera zidutinyura. Imana iguhe umugisha. Navuga byinshi, mumbabarire, narondogoye kuko iki kiganiro kiranshimishije cyane. Isaha ya 9 ntikagucike. Ugira umunsi mwiza n'abawe bose. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye. Hallelujah.